urumva tunamusuze tunamwifurize gukomeza kuruhuka neza. Niwe ngiye gukotinga akoze post mu 30 ishize kuri Instagram ye yitwa Kwizigira official. Aranditse ati mwibanga rikomeye cyane Coach Gamonde yageze i Kigali mu rukerera, ibiganiro byo gutoza APR biri ku musozo. Uyu mutoza w'ibigwi mwiteguye gute kumwakira gute? Ubu turi saa 4:40. Ibiganiro by'uno mugabo witwa Gamondi bimaze amasaha agera kuri 26. Yamaye zanda na rozifite ibyavugaga se ko bahise bamujyana Musanze bimeze bite? Oya ibyo no kugira ngo hakurya amafaranga yiyongere. Amafaranga yiyongere. Bahise bamujyana mu kigo Nyakinama ngo niho hari. Ibihuha by'amatransfer icyo bizakora. Bamwita rero urumva oya mumbwire na mufite makuru Gamondi ngari Kigali. Uyu Gamondi gere mufiteho ko nabonye Miki Junior yabyandika kandi mwe mu banyamakuru bakomeye umena zandana kabiri kuva ku cyumweru ninjoro kuva ku cyumweru nimugoroba contact zari zatangiye. None umugabo witwa Miguel Angel Gamondi uyu nguyu watozaga ikipe ya Al Nassr yo muri Libya. Uyu akaba yaranatoje Yanga muri season 23-24. Akenshi yibanze mu makipe yo mu majyaruguru ya Afrika, muri Maroc, muri Tunisia ndetse no muri Algeria. Mana yanjye so Gamondi urumva umupira w'akarere arawuzi. Nuvango ikintu cyabaye niyo tushe yo mu barabu hejuru aho ngaho nayo arayifite. Ubwo ngende gushaka kureba muri recruitment cyane ikintu gere no kuri Gamondi. Urabizi ko hari witwa Maruru we yari yabashyizeho exigence yo kuvuga ngo backroom staff yanjye yose nta muntu w'inyarugenge nshakamo nige uyizanira. Undi kubwira Maruru watuje ikipe y'Igihugu Tunisia ndetse na za Esperance Tunisia agatwara na Champions League. Uwo ngo yababwiraga ati muraza kunkubita package iri hagati mu 70 n'u80 bwirimo na coaching staff yanjye. Nta muntu w'inyarugenge shaka muri backroom staff wose ndaza kubizanira nge nige uzi ibyo tugomba kuza kumvikana. Hanyuma uno Gamondi we akababwira ko harimo obuse yuko arazana umutoza wungirije umwe hanyuma uwa kabiri APR bashobora ko bakumvikana bakanamugena bakanamubwira bakareba niba bakabanza kavugana nawe akumva niba ari umutoza wa understandinga philosophy ze yuko bashobora ko bajya we akashyiramo iyo rumu yuko abinyarugenge muri backroom staff ye ashobora kuba yakwemera ko baza kuza gukora ibyo rero. Kandi bura ngo APR yamaze kubwira Coach Ndori wo mu ntare ko agomba kuba ari muri coaching staff y'ikipe ya APR. Azaba umutoza wa kabiri wungirije rwose. Ayo yo narayabonye bamaze kumuga ati wowe muri mu ntare ariko champion ijya gutangira ugomba kuripotinga Ishyorongi. Ibyo rero kaza ugatangira imyitozo n'abakinnyi umutoza akayungirije. Ibyo rero bikaba ari byo bazanye umutoza nkuko mugaragara ari kubivuga ubyanga burundu kavuga ati nge nta munyarwanda nshaka muri coaching staff yanjye bose ndabizana. Ntazamwanga ataragera Nyarugenge bazabanza bakorane kuko barashaka ko ukwezi kwa gatanu ndumva ngo bazabanza mu buryo bwa recruitment bakaba ari kumwe mu buryo bw'imyitozo ndetse akareba niba umutoza ko bazakorana muri season. Ibyo rero bya Maruru byo kuzana backroom staff ye yose yizaniye ni ibiganiro byari byaratangiye. Maruru batangiye kugana ubundi mu tariki 10 z'ukwezi kwa 4 turi muri cya cyumweru cy'ikiramo. Muri ibyo biganiro nibwo ubundi byatangiye ko uwo Maruru batangira koherezayo iki abamuganiriza ibyo bavuga ibyo yifuza batangira kujya kugana kuri iyo projet. Ibyo biganiro bya Maruru byaje kuva mu nzira hanyuma uno Gamondi akaba ari we navuga ko hashyizwemo izo mbaraga ko amafaranga ari buze kujya agenda kuri payroll yiwe ndetse n'umutoza wungirije ubwo na coaching staff ikipe APR iraza koroshye CV ye iramuvugira. Ndetse ikindi we nuvuga ngo management team yiwe irimwe mu management team ikomeye. Urabona aba bakiri mesho abanyafrika bamaze iminsi barimo barajya muri za Algeria bajya muri za Libya. Nuvuga ngo management team yiwe nuvuga ngo team arimo imu managinga cyangwa se namushakira akaryo niyo ifite abakiri menshi bari kujya mu isoko ryo muri mu majyaruguru ya Afrika. None akayikoresha nk'iturufe kubabwira ati nitunemeranya abakinnyi benshi kubakonvenka baza cyane cyane bari muri West Africa cyane cyane babakinnyi bavuga ko bari muri bafite karite yo ku rwego rw'ejo atari babandi baje barabanje kuba beza ariko bakaba baramaze kuba nk'isosi y'intama yandi ishyuha mu gihe gito kabirahoze. Abo bakinnyi bizoroha ko tuzaza kugira gute tuzaza kubazana hano i Kigali kuko iyo coaching iyo management team yiwe no muri ibyo biganiro byose barimo baravuga kuko hari rutayizamu kugeza n'ubwo babwiye ati mu bambere tuza kuza tuhita tumanukana. Rutayizamu ukomoka muri Togo witwa Yao Evra Agubno. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi kugeza ubu ngubu uri gukina muri Ligue yo muri Algeria. Akavuga ati rero uwo muri abo bakinnyi n'ubundi mu gihe turi kuvugana
kuko muri ba rutahizamu mu ikipe ya APR igomba kuza gukoramo umweyo, igomba kuvanamo ikaza gukiriyaringa hama ikaza gushaka undi rutahizamu, kubera ko nuvuga ngo uwitwa Uwatara mu miri projet z'ikipe ya APR nubwo umutoza ataragera ni umukinnyi bashaka kuzakoresha nka Semababa mu mwaka utaha w'imikino. So navuga ko rero aricyo kintu kiri gupushinga ino deal ya yuno mutoza Gamond mu ikipe ya APR cyangwa se hariya Ishorongi. Ngayo nguko mbere yuko tujye mu ikipe y'igihugu APR ushaka kuyivaho uracyayikomeje ka tuvireho rimwe ejo twe twavuze kuri transfer y'umwana witwa Ngabonza Pacifique kujya mu ikipe ya APR ubwo wenda hari abaye ibiganiro by'ibanze ariko andi makuru rwose ngezeho arambwira ko birashoboka cyane ko yaba yasinye Pasi cyane noneho Pasi buriya ibyo baganiraga bari bagane bamuha imyaka 2 cyangwa se ikarenga 2 ariko buriya APR bamaze gufata gahunda ko kuri bano bana b'abanyarwanda bashobora kujya basinya imyaka irenze 2 nk'ubu Pasi bagiye kuba imyaka 3 muri APR urumva ariko n'amafaranga urumva niko yongera ko ubundi busanzwe bamuhaga 20 ku myaka 2 ariko Pasi yarababwiye ngo ntabwo bikunda kubera ko niba baraguze 20 baka bamuvana muri Bugesera muri 2025 Pasi yababwiye ngo ya ni make. Ubwo rero cyari gisigaye no kugenda bazamura amafaranga bagomba guha Pasi bakanazamura imyaka agomba gusinya ko nawe wifuje gusinya wera imyaka irenze 2 biravuga ko ajya gusinya imyaka 3 rero ariko bakama amafaranga fatika pe faranga menshi bitandukanye nayo bandi bagiye bahabwa. Ubwo rwose makuru arambwira ko kujya kwa 5 deal ya Pasi muri APR izaba yarangiye ava muri police. Ubone nuvuga ngo deal ye iri kuvuga kuri miliyoni 80 nimwe package yose mu myaka 3 miliyoni 80 nimwe z'amafaranga y'u Rwanda Pasi package y'imyaka. Cyane nabonye no ko rwose yifuje amafaranga menshi. APR nayo ikintu cyatumye ngo APR bishyiramo imbaraga bura ngo APR ntabwo izongera amasezerano Pichu na Tadeo Ruhanga. Pichu agiye kugenda kujya muri Tunisie. Pichu agiye kujya muri Tunisie. Tadeo Ruhanga nawe arasoka muri APR kubera kasoje amasezerano. Undi bazarekura ni Mugiraneza Frodouard. Urumva uyu musore nawe bavanye muri Kiyovu nawe umusaruro ashobora kugenda Ramazani bagiye kwigira muri Canada. Niyo mpamvu ari gushyira imbaraga rero muri Pasi Ruhanga nawe ngashobora kwisubira muri KCCA. Niyo mpamvu ari gushyira imbaraga mu bakinnyi b'abanyarwanda kuko isoko ry'abakinnyi b'abanyarwanda bashaka ko mu kwezi kwa 6 hagati kugera tariki 20 zaba ryarangiye. Yego bagafokasinga noneho kurya abanyamahanga kuko rizaba rishingiye. Transfer yindi yo muri Rayon Sport mwumviri hafi baratuje baracyari gushaka amafaranga baratuje baracyatetse baratuje ariko transfer yo ndiri hafi barashaka gusimbuza Omar Nying ibura naje kumenya ko Omar Nying ndetse na Aziz Basane baracyafite amasezerano ariko Rayon Sport yavuze ko iramutse ibonye indi kipe zikabagura rwose n'abakinnyi yakize ku isoko byabe n'indi kipe ifata umukinnyi ikaba yanatangaza ko yanatandukana nawe ikanabibwirana na kampu. Hanyuma rero Omar Nying na Aziz Basane bamaze kubwira ba aje babo ko baramutse babonye andi makipe Rayon Sport itari kubatanga cyane ko ntabwo ifuza gukomezanya nabo. Nuvuga ngo umukinnyi wa mbere wo gusimbura Omar Nying rero nko twabivugaga ku munsi w'ejo rwose biri hafi gusinya ni umusore witwa Rushema Chris yamaze gusoza amasezerano uri Mukura. Urumva kugeza ubu ni free agent kugira ngo byemere ku wa 5 Rushema Chris bamwe mu bayobozi muri Mukura bari Kicukiro bari kuganira na Rayon Sport kuri Rushema Chris cyane. Rushema banashakaga Abdul n'umusore wariye Madina nawe ukina muri defense bakinanye na Rushema Chris bagize saison nziza na hamwe na Jari. Urabizi ko umutoza Afame Rotfi yakoresheje Abdul Rushema Chris ndetse na Jari muri defense bakoreshaga batatu ariko witwa Abdul bageze kuri kontra ye basanga kwa Afane Katibito ubwo urabizi ko n'umukinnyi w'Intare kontra ye iradanangiye ibirimo release close yiwe Rayon Sport irakubitira buka ndavuga atanga kwa Abdul uno mwaka biraguye ko Abdul twajyaho imbaraga y'ishiro basize kuri Rushema Chris ndetse no kwa 5 mbere ko weekend itangira wa 5 w'icyumweru twasoje ubu muri Mukura barimo baganira na Rayon Sport. Rushema abantu babyumve neza yari yarasinye muri Mukura bura Mukura ageze iramugura imuha imyaka 2 iyo myaka 2 rero yamaze kuyisoza no vuga ngo nubundi azaba agiye muri Rayon Sport nka free agent nta kipe bazamuguramo ubwo murakoze cyane. Rayon Sport ikoreye uburyo nyine azama abandi bakinnyi b'abanyarwanda muri defense yabo. Dufite umugabo witwa Deha Morushe ni Eugene Tivu. Uyu nguyu Tivu yabaye umukinnyi ukomeye cyane wa equipe ya Inter n'umunyarumania yakinaga inyuma kuri 3 ya Inter yari ikomeye cyane ya Mourinho yabaga arimo kubera ko kuri 3 yabaga hari Tivu yarafite mosi cyayi cyane amashota aremereye cyane yakure y'imizinga yari Inter ikomeye cyane. Tivu rero ari kumwe n'abana bazaneti igihe cy'abazaneti ubwo Baruchio ba Walter Samuel ba Maicon bango Maicon yabaga ari 2 Tivu ari 3 Ruchio na Walter Samuel bari muri axe ba Schneider hagati na ba Cambiaso
mu kibuga na bazaneti hakaza ba Schneider ba Etona ba Pandevu yari Inter ikomeye cyane Julio Cesar umuzamu w'umunyabrazil Julio Cesar abaga arimo n'urucabana n'aba Diego Milito n'aba Milito Kivu rero akaba yamaze kugera muri equipe Inter yabanje gutoza abana ba Inter mu myaka za 2018 azakuvamo za under zose yarazitoje yatoje under 13 under 14 under 15 under 17 na under 21 aza kuvamo atoza ekipe ya Parma nayo bisa nkaho bigoranye rwose arayifasha Kivu rero yamaze kuba umutoza wa Inter nahoze mbona bavuga yuko icyatumye bamuzana bavuga bati ni umuntu umaze kugira experience mu gutoza atariko twanakunze Sprie uburyo yakinaga kera ati ubona ari umuntu mu Rwanda shyaka ubona ashaka guharana kugira ngo ekipe ibe aggressive ihatane azi indangagaciro za ekipe Inter demera ko yabaye mu myaka 7 kuva 2007 kugeza 2014 navuga rero ko Christian Kivu mu by'ukuri n'umwana w'ikipe urumva abataliyani babayemo cyane kuko yagiye muri Inter avuye no muri AS Roma akina imyaka nk'ingi igera kuri 7 muri ekipe Inter de Milan legend yaje mu Butaliyani avuye muri Ajax muri Ajax yabanyemo n'abasore bari bakiri bato ugeranyije nawe icyo gihe yari Ajax yari ifite abasore yo kuzamuka ba Van der Vaart ni na Ajax ya Bazratani aba Ajax ya Schneider na Maxwell bahise bazana no muri Inter nyuma gato bahise bazana no muri Inter we nuvuga ngo yaciye muri AS Roma ahita ajya muri Inter none nawo avuga ko yakoreye ibintu bidasanzwe kubera ko ariko muri Inter begukanye ibikombe 9 byose harimo na igikombe cya UEFA Champions League murabyibuka batsinda Inter Milan ibitego 2 ku busa bya Diego Milito harimo Scudetto 3 birumvikana mu by'ukuri ko bakoranye ibintu bidasanzwe no mu legend hanyuma kandi urumva ko yanabaye muri Inter cyane ari umukinnyi akanibamo ari umutoza kuva muri Youth League yabo U17 U19 yatoje ikintu mwibukiraho muri iriya myaka abantu bamubonye cyane hari igihe yageze akajya akenana igikasike mu maso ikintu kimeze nka kimwe cya cyangwa cya Peter Cech yagonganye n'umutipe yagonganye yari kuri match ya Chievo niba nibuka neza Chievo agongana n'umutipe yitwaga Perisier Pedro Perisier niba nibuka neza izina yari rutayizamu w'umutaliyani baragongana agira icyo bita fracture ya skull crane kano gahanga k'imbere kashwanyuka bamukorera operation ikomeye cyane abantu bari bazi ko atazagaruka muri iyo sezo ariko baramwopeye operation ntiyanatinda maze igihe cy'amasaha 2 birangira nagarutse sezo arayisoza ariko ari umukinnyi w'indwanyi iyo filozofi iyo myumvire nayizana muri Inter akanamufasha no kugura abakinnyi beza izaba ari Inter yifuzaga Serge Fabregas ariko Como rwose yaramwimanye nawe yifuza kuguma muri ikipe ya Como kugira ngo wenda arebe ko yakomeza kubaka kariyeri ye neza wenda atajya mu ikipe ya pressure kubera ko ni pressure ikomeye cyane kujya muri Inter imaze kubona igikombe cya UEFA Champions League batakaje igikombe cya Champions mu mikino ya nyuma urumva ko ari umuriro nyine ubujemo kugira ngo wongere bagarure kuri batakaza Copa Italia birasaba rero nyine umutozo ufite umutima ukomeye cyane Kivu niyo mpamvu nyine ajemo wenda kubera ko aba yaranahabaye hari uburyo iyo pressure igenda batayimushyiraho cyane bavuga bateka tureko ko ashaka kubyubaka neza yitonze reka tureko yabafasha ikindi Kivu ashaka kumwakiraho projet y'abakinnyi bakiri bato kuko ikipe Inter irashaka guhindura yashaka kuva kuri bano ba Serbi ba Mkhitaryan ba Hakan Çalhanoğlu batangiye gukura cyane barakuze yashaka gukora transformation ikajya bafite ikipe ikuze cyane abakinnyi bakiri bato urumva n'ikindi cyamuhaye hype no kujya muri Inter urabizi ko yafashije Parma kutamanuka kuko yasoje ku mwanya 16 muri ino sezo rero iyo Palmarès kuzamuka mu bakiri bato gufasha Parma kutamanuka mu ciciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubutaliyani navuga ko ni kimwe mu bitumye rero Inter de Milan imuha akazi ndetse no kumuramutsa iyo projet cyane irimo ishingiye kuzubaka abakiri bakiri batoya hanyuma rero muri basket twinjiremo muri barabizi match barayumvisha abatabyo barabyumvisha Amavubi atsinzwe 2-0 n'ikipe ya Chan ya Algeria harimo isanga 2-0 yari yaratsinzwe na ekipe nkuru ya Algeria kandi ikindi bamenye no ko nderageje abandi bakinyi bashya barimo nka Kayibanda Claude Woroton Town ariko ngende naje gutungurwa n'uburyo yamuhaye iminota mike cyane yahise amusimbuza mu gice cya mbere ashyiramo Kevin wenda abanyarwanda bifuzaga kumura nawe akina kugira ngo bamenye ko akina yaje no guha umwanya Darish Nkurikiyimana mu minota ya nyuma rwose nawe yamuhaye iminota mike urebye imikino ibiri akinnye yaba Darish Nkurikiyimana ndetse na Kayibanda Claude ntabwo bahaye umwanya kandi mu by'ukuri intego nyamukuru z'imikino ko ari kugerageza bano bakinyi bashya ariko tubonye ko agerageje nka Enzo Hammond ndetse na Ngwabije wari
twagarutsemo ariko abandi bakinnyi sinzi impamvu batabahaye umwanya kandi ubundi akaba yatsinzwe tuvuga ngo niba twetse urwego rw'aba bakinnyi nawe yari yongeye gukina ariko aba babiri sinzi icyatumye atabakinisha ngo abije ndetse na Enzo nibo navuga ko babonye iminota myinshi Kavita yakinnye yose mu gihe ejo Kayibanda we ku minota 37 yesa amuvana kwese akora remplacement eshatu nanowe Uwimana yesa avamo nanowe akivamo mwara baratubwira ati ubutaha mujye mubanza mwige neza mushyira mu bwenge Omborenga Fitina santere ya mbere Omborenga Fitina yese yagira ate yese ikinira kaje twagira ngo Omborenga bari bamushyizemo kugira ngo ahindure umukino mu buryo bwo gutakaza umukino kuko n'igitego cya kabiri akugira ngo akore protection mu cyangwa se buryo ukinage muri duel we yasunitse biba bigaragara ko ari penalty yasunitse igitego cya kabiri dutsinze igitego cya kabiri watsinze cya mbere bamaze umupira wagonze poto kagaruka heta urabizwa yasabye penalty barayimwe Adel Burubina uramwana akina mu ikipe yitwa Paradu niwe wabaye top scorer afite imyaka 21 niwe wabaye top scorer wa championnat Nigeria ibitego 15 muri match 17 hanyuma urebe no ku gitego cya kabiri Kasefu yatsinze irata Ronaldo yamuhaye Omborenga Fitina niwe wari umufashe yari yabanje no gusimbuka umupira ntiyawukina umucafu yari umupira Omborenga Fitina ntiyarari so ruvuga ngo Kavita yari yumiwe yavuze uburyo wabibona uburyo ari kwiramanta kuri Omborenga yavuga ati bavaniyemo ikintu wowe Imana yari yumiwe ikigaragara ntabwo ari mu bihe bye byiza imibare ya Adel ngiye kunyibwira imibare ya Adel hamurushe yes imibare ya Adel rero igihe gitamaza atoza Amavubi ni imikino ine ni imikino ine amaze gutoza uyu umwara w'umunyarigeria mu mikino ine nta numwe aratsindamo amaze gutsindwa imikino 3 anganya umwe hanyuma amaze kwinjiza igitego kimwe gusa yinjizwa 7 iriya match arayibaye ngewe nabibaze amashoti yateye agana mu izamu naye nabiri ni Kofra Georgia nakandi kantu k'agashoti bateye bongeye iminota 4 match ngo irangire sino ko umuntu agateye umuzamu aragafata iminota 94 amashoti biragana mu izamu yatsinzwe na Nigeria anatsinzwe match ebyiri na Nigeria nkuru ndetse n'ikipe cani yabo eshatu anganya na Lesotho ni Kigali ya match yanganyisha hanyuma yabonye mu gitego kimwe hanyuma rero ibyo ngiye mu gihe nibyaraye bibereye nyuma y'umukino nyuma y'umukino umutoza akoresheje abakinnyi baryamye hafi saa 7 n'abastaff bose n'abantu bose ababwira ati ibintu muri gukora ni ibiki mwebwe muzi ibyo mukora ngo yabatutse bikomeye cyane uri kumva ariko nanone mubo twabashije kuvugana abakinnyi benshi n'abandi bantu benshi nabo ngo barakaye bikomeye cyane icyitezwe ngo mu Mavubi mu mikino iri imbere ibyo ngiye nibyo nikuriye mu bantu bamwe mu bakinnyi n'abandi bantu harimo ngo abakinnyi badashobora kuzagaruka mu kwa 9 kuri match za Zimbabwe na Nigeria urumva kubera uburakari ngo niba nagaruka ngo bashobora kuza kwitsindisha kugira ngo umutoza bamwirukane ndakumva kubera impamvu umutoza icyambere ngo umutoza utagira strictire uri kumva ni wa mutoza ushobora kubyuka mu gitondo ngo ntatange gahunda y'umunsi n'imyitozo ntapfange gahunda y'imyitozo kwiza gukorwa ngo niyo hagize ushaka kubikora arambwira ati wabikoze arinde bikubwiye uri kumva ni umutoza mbega ngo abantu bayibe ukuntu ateye urumva hanyuma ikindi ni uburyo ngo agire igitsure ariko noneho gikomeye cyane buriya coach Spitzler agiraga igitsure ariko nakwita ko kiri positive kigamije kubaka no kwigisha ariko uyu nguyu ntari umukinnyi ngo numusiniya ntari ngo Rijad ngo kapiteni arakumanuka akakubwira ati we ibintu kinabo byize he ntatinya kubwira Casemiro ati wowe sinumva n'ukuntu wageze n'ahantu ukina muri Tunisia ntago bibaho atura umuswa Casemiro we ntamwemera bakeve bona bande ngo nabakinnyi babaswa ngo nta kintu ashaka yise Casemiro umuswa yaravuze ngo umuswa ntamwemera none muri bano baviburaye bo noneho ngo baravuze batari ko se ko twebwe twagiye dutozwa n'abatoza benshi ko ahantu twakuriye ahantu ankadiro mari nziza uyu mutoza ibintu atoza ni ibiki harabo ngo yumvishe cyangwa abantu bacinye barayimubwira abashyira ku ruhande ngo imyitozo ngo ni imyitozo iciriritse iri hasi cyane ikintu rero namenye nyuma y'ibyo byose uyu mutoza akigera i Kigali inama y'igitaraganya ya Ferwafa na ministeri izahita iterana bareba akazuza k'uyu mutoza kuko ngo abantu muri Ferwafa nabo n'abantu muri ministeri ngo bumiwe ngo barakaye baravuga bati uranagatsindwe byibuze wakinnye bigaragara ko nta kutagize ariko iyo nama
ngo ni inama simusiga ese hazavamo iki hari imyanzuro Tegereze turebe. ikazavamo Tegereze turebe. ikindi kintu cyari twatangiranye ariko imigani hano katunayisorezeho ngaho ugiye gukoresha uwe yakoreshejwe kera sinjye wayihimbye turebe niba ukiri active ngo wirukana umugore ubu n'igufwa ukazana uri mirongo wowe ngura uracyakora cyane wowe uracyakora nta naho uzajya. nta nubwo wawuhinda uri mu bwenge bwinshi so urumva rero Rwangura na Ruvuyanga na Iberi babizi ko bimwe mu maturufu yari ari muri diri ya Adera Murushe kwari ukuzamurira profile ngo abakinnyi b'abanyarwanda no kubashakira ama equipe ariko nanone muri abo bakinnyi muri izo diri urumva niba Iberi nkurangiye akantu yubonyemo iki kakitu urumva niba nakurangiye ntabwo ushobora kuvuga ati mugaragu rwose warakoze kube ikintu wakimpaye no muri ibyo rero by'ayo madiri byo vuga ngo abakinnyi babona ama equipe kuzamura profile kubahuza na scouting team akomeye azatuma ashakira abo bakinnyi ndetse bakanagira profile ziri hejuru uko hagomba kuba hari ikintu kigarukira kuri uwo muntu banavuga ko babaye nka intermediaire yo kugira ngo uwo mukinnyi abone iyo deal. Ibyo rero byari mu bimwe byapushingaga ko uwo umutoza muri deal ndetse no kubona amasezerano aza kubona amasezerano mu ikipe y'igihugu kuko umva harimo inyungu zagarukaga yaba ku bakinnyi ndetse yezigaruka ku mutoza nabo bantu bamufashe kugira gute kubona iyo kipe. Rero ntabwo amerita abo rero izo karite ze ntago zimerita post afite. Abo rero nuvuga ngo izo ni za directeur technique national. Abo rero nibo bataye bamwe bataye kugenda bajombwaho utuntu tw'udushinya babwira ati bimeze bite none se tumureke dukomeze tugene tujya mu mwobo tureba uruvuga ngo apoje agasonyero ikipe y'Amavubi yarigezeho ku bwa Spitira uvuga ngo umutoza wese agomba kurwana nayo mateka. Spitira yagiye abantu tuvuga ngo hari match zikomeye atatsinda kandi za yakaba zitsinda kugira ngo tubone izo qualification nko kuburi igihe gikomeye cya Afrika. Avuze ati umutoza Spitira yabigizemo ariko nta muntu wanengaga ko Spitira atarimo arakina yaraza mu rwego rw'imikino rw'ikipe y'Amavubi resultats zaratanye kugenda ziboneka abantu barataye kuri stade ariko ubu ngubu kuri Adera Murushe muri match enye gusa muri match ebyiri za gishuti nta kizere bitanga muri match tariki ya mbere kwa cyenda Nigeria tariki 8 Zimbabwe nta kizere bitanga. Akandi kandi amenye gato yaranamenye ko iyi mikino ibiri gishuti akinnye ngo yari yahamagaye aba agent full bench cyane ko bazaye bari kugira ngo barebe abakinnyi azaba yaza ngo ni cyo kintu kisamo imbaraga cyane kijyanye no kubana n'aba agent ati muzaye muhari kuri stade bwa mbere stade dukina n'abaloko players mwe muhari kugira ngo murebe uburyo bimeze ariko ibijyanye no gushyira imbaraga mu bijyanye no kubona intsinzi cyangwa se no gutegura abakinnyi ngo ntabwo rwose bisemo imbaraga baza kugira kureba niba koko bakomezanya. Adera Murushe reka nsoza umugabo cya Samiri cyashoje kivuga ngo je me demande ndibaza reka tukomeze twibaza